kumva igipimo cyo kwihangana ugira uravuze ati ngiye washobora kunca inyuma rimwe kabira kansobanurira nkabyumva utashye umugore wawe azi ko wagiye muri misiyo y'akazi bikaba ngombwa kuza bitunguranye ugifungura icyumba ugasanga umugabo muri hejuru wafata umuhini yabyakira gute wapfuka mukabasengera wabigenza ute iyi ni Zabu TV. Reka twongere tubasuhuze bakunzi ba Zabu TV aho muherereye hose tubifurize amahoro imigisha guhirwa bituruka ku Uwiteka nibibane namwe imisi yose. Turabakunda cyane hari abadukurikiye bari mu mujyi wa Kigali cyane mu burasirazuba amajaruguru n'amajepfo n'abari rwota amasimbi kandi aho hajya naho tuhafite abakunzi abo nibo bacu uyu munsi rero Queen tubafitiye umusore wacu Jerime ni nyuma yuko mukoranye ikiganiro gikundwa n'abakunzi batari bakeya bandika muri comment baravuga ngo nibongere bamugarure cyane kabaye none kabaye kabisa umusa ko nta murari tuguhe barose tuguhe icyo tukwakirize ba tuguhe ibintu byanjye murabizi byose birari kabisa nagarutse rero bari bankumbuye ni Jerime nk'ibisanzwe nagarutse kongera kubaha show zamukare muri vibe ziri hejuru muze muri comment muri nagarutse hanyuma ubonye Jerime bwa mbere Jerime ni muntu ki uko nabivuze Jerime ni umusore umusore ubifiringa umusore ubifiringa kuko kabisa ndimo unabyiyumvamo umusore w'imyaka myinshi ku bitekerezo byanjye niko mbyumva imyaka ni 22 yego napfunwe nteye kubivuga ntabwo bishe bivuga ntabwo kwigura muri rw'icyongereza aba batwishe ngo udashaka kuvuga imyaka ngo kuvuga ngo ya mini my 20s ibyo nge ntabwo njya mbikora umusore w'imyaka 20 umusore ukunda Imana ukunda gusenga ugira hobbies nka football ni my hobbies ndayikunda cyane kuyisesengura kuyikina aho ibarizwa hose mba mpari ubundi umusore rero bita Jerime Jerime turakwishimiye cyane turakwakiriye kuri Zabu TV ubwo tugiye kuganira nk'ibisanzwe nanjye nishimiye kubana kabisa urakoze cyane ubundi Queen iyo bavuze umusore twumva imbaraga z'igihugu yego imbaraga z'ejo hazaza ubu ni mu Rwanda rw'ejo kabisa umusore byo rero hanyuma ku myaka 20 reka giye ntagire nkwibariza wiga muri kaminuza hano hepfo i Butare cyane kaminuza ya Huye y'u Rwanda ishami rya Huye batabizi ufite umukunzi papa umukunzi arahari aho cyangwa nibera numwe ujye ugira ipfunwe ryo kuba wamuvuga kuri kamera aho niho budi tubafatira tubigira ibanga kuko umukunzi mfite ngomba kuba ndamuzi agakunda izina rye kuri kamera ariko Jerime wanjye ni mumati baza kubera ko ubushize yatubwiye ko afite umukunzi anatubwira ko ari proud ye cyane wenda usibye ko mwebwe mutari muhari ariko Jerime afite umukunzi kandi ari proud yiwe cyane Queen reka jewe mwibarize nk'amagambo nk'atatu wumva yuri kumwe n'umukunzi wawe mutatandukana utamubwiye ni nka yaye kavuga ati giye nahuye na Sheri urumva aka kaba kagomba kuza umusore ugana imbere nirinda kumuha promise zirenze ubushobozi bwanjye nirinda kumuha promise zirenze ubushobozi bwanjye ariko ngerageza kureba kure kuko ari byo wenda mutekereza kuko ari byo mutekerezaho ubundi first of all ufite gahunda yo kuzagera kure muri byo niyo mpamvu ufungura kamera nkaba nanabivuga nge ntabwo byemera biranangaje ubundi reka nze nkubaze tubanze tugaruke kuri iki uravuze ngo wirinda kumuha amasezerano arenze ubushobozi bwiwe hari uwavuze ngo umusore utirarire nanone kugira ngo reka nk'urugero reka nze nkubwire umunsi wamwimye
wamwimye ukirimita mu masezerano akamusika ukabona ejo abandi ubwo ufite icyizere bazamuharusa yawe ufite icyizere ko ari amasezerano nkunda kuyumva nkunda kumva amasezerano kumva umuntu afashe undi amuhaye kaburimbo igihugu kitarasa nkaho kigira byuzuye tubona icyo bisaba byo kugira ngo kiyubake ukayifatira umusore ukawihaye umukobwa buriya abakobwa mu nyumva nujya kumva umuntu aguhaye amasezerano menshi cyane ubwo ni uburyarya bivuze ngo abantu batubwiye biri overdose buriya abakobwa babwiye ko bazadutuza mu ijuru mu kwezi dukureye amaso ntabihari nicyo bishatse kuvuga uwo muntu ni indyarya ntabwo uze kumakanya kuko si imico ni nzizina ariko uwo muntu ndamukemanze ni mugenzi wanjye duhuje genda ariko ndamukemanze mwa basore mwe rero mudaha amasezerano yo kudutuza mu kwezi mu ijuru n'ahandi ibyo ntabwo ari sawa cyane bagende gake babaho ibintu bifatika binashoboka ibintu bigaragara nyine twese turi abantu bakuru umuntu akubwira ikintu kigaragara ukabona ko kigaragara koko cyane rero muri bwa busore mwanya navuze iyo vision nayo ndayigira nakwereka ibintu bigaragara kuri utari buze kumbaza ngeguraho ndebe ibintu bigaragara ukibibona nyine reka twikomereze Jerime ku bisubizo byiza urimo duha iyo bavuze urukundo urakunda ufite umukunzi ni igiki gishobora gutuma wisubira mu rukundo ni irihe kosa amakosa 3 umukunzi washobora kugukorera ugahita uvuga ati yewe ndakatiye ishyano uzibane nanjye nzibana cyane buriya mu bintu byo gukunda experience nubwo atari nimba ifitemo wirinda ikintu cyo kubeshya batubwira ko kubeshya ari mama w'ibindi byaha bivuze ko umukunzi wawe nakubeshya uzahita ureka cyane Jerime ubibwirwa n'iki ko umukunzi yakubeshya buriya hari ikintu muri buno buzima twese tuzi ikinyoma aho cyagera hose hari igihe kigeraho kikagaragara hari ikinyoma rero kigaragaza umuntu wenda akakubeshya nk'ahantu ari kugira ngo wenda wumve ko ari mu bintu byiza fasha ndi mu rusengero n'iki wateye intambwe ejo ukamubonye mu kabari yakabura mubonye icyo ni ikinyoma gifite na fact niyo mpamvu rero ku kintu cyitwa ikinyoma hari umuntu ugeze kubivuga neza umukobwa kubeshye ukamufata ubwo uhita wirukana no mu buzima busanzwe batubwira ko ikinyoma ari mama w'ibindi Jerime wazirukana umugore wawe mwambikanye impeta kubeshya koko tugeze ku yindi ngingo y'umugore oya Jerime oya badusobanurira abakunzi bacu rega nabasobanurira urashaka kurusenya uyu muntu wirukaniye ko akubeshye ko wamukundaga Jerime nanone habaho ikigereranyo ku bintu biba byatubayeho iyo tugeze ku kintu cyo kubeshya habaho kurutanwa mu ngano nk'ako nari ntanzemo nk'urugero ushobora kwihangana ushobora kuba wenda bikubwiye kubw'impamvu bikaza kumvikana ariko none hari ikinyoma kiba cyabya wenda nko kuba yaguca inyuma turabivuga aba bana bo bari buze kubyumva cyane inyuma mu rukundo gikomeye cyane usanga umuntu anyuza aha kuzanira ibindi mu rugo mwari babiri ntabwo wasangira inyanya n'inyoni oya umuhanzi waririmba sinsharinga yumva indirimbo ye nkora like bisobanura cyumva ntabwo asharinga umunsi yagutengushye ubwo nyine uzahita ukatira azahita amukatira cyane ariko ku kigero cyo hejuru aguciye inyuma rimwe ho wapfa guca inkoni zawe ari n'ukuntu umuntu abikora kabiri nta kibazo akaza agasobanura icyamubayeho ugasanga umuntu yaguye mu mutego wese mugakurikirana wenda umuntu yamushutse mugakurikirana ariko hari igihe umuntu abikora akajya akabisubira akanabibeshyamo yashutswe bibaho umuntu agashukwa akagenda nko mu bitaramo na bagenzi be kuko nanone iyo wagiye mu rugo ntabwo bigutandukanya kuba wagenda ukahura na bagenzi bawe mukaba mwakishima muri uko kwishima wenda bakamuvangira icyo gihe kumufasha kugana inzego umugore wawe warakasha kugana inzego reka twikomereze Jerime ndashaka gupima kumva igipimo cyo kwihangana ugira uravuze ati ngiye washobora kunca inyuma rimwe kabiri akansobanurira nkabyumva utashye umugore wawe azi ko wagiye muri misiyo y'akazi bikaba ngombwa kuza bitunguranye ugifungura icyumba ugasanga umugabo muri hejuru
wafata umuhini yabyakira gute wapfukama ukabasengera wabigenza ute ukivuga kumuba hejuru amuri hejuru turi mu kiganiro ariko misimpa disappointed nanjye bese bingura ku mutima cyane kandi Jerime ashaka kubagira urukundo umuntu uzi gukunda basore muzamufatire urugero niyo mpamvu twamugaruye Jerime ni umuntu uzi gukunda cyane story zo kumuba hejuru zo zirarwanya no kuzumva turi mu kiganiro turimo turafata ingingo ngo twumve kwihangana k'umuntu ariko ukivuga kumuba hejuru ntibibaye bitekera umutima isushito ari nk'inkota baguteye ntago ndakora umuryango hanyuma wisanze muri iyo situation wakwitwara ute natubwiye urumva wahita ukora iki mu mibereho yacu nk'abantu umuntu arabona abaho yihangana icyo gihe urabanza ukihangana ugatekereza ko twaje gusanga gufata umwanzuro ubabaye cyangwa urake bitewe n'ibyo ubona nta gafoto nibura ngo ugire ikimenyetso ibyo ngibyo kubera byazazamo n'inzego urumva ifoto ni ngombwa ariko icyo nshaka kwirinda cya mbere ni icyitwa amahane gukora amahane ushobora guhita uniga umuntu ingota ukayikuramo ukamubwira ati we ugasanga bamugiye hejuru ibyo birakubabaje mu mutima ugiye muri gereza birakubabaje ku mubiri ubabaye double koresha mu mutwe rero koresha mu mutwe ufate n'agafoto kazaguherekeza mu gihe wenda waba uganye inkiko ariko ibindi byose biri physical wakubita wagira ute nta mpamvu twige kwihangana ibibazo duhuye nabyo kuko nyuma yabyo birakomeza ubuzima burakomeza uyu musore yaba ateye neza cyane uyu musore rwose niyo mpamvu namugariye ngo dukorane ikiganiro uyu musore yaba ateye neza rwose uyu musore ateye neza avugisha ukuri agira urukundo ni abakobwa mwe ariko ntabwo mbabwiye ngo muzamukunde afite sherisi yabivuze mubyumva yesi twikomereze umusaza urakiga uracyarwana no guhindura ubuzima kugira ngo ugere ku iterambere ushatse ubuzima ntubufatishe ariko uri mu rukundo n'umuntu kandi urashaka gushyira mu mago uramusaba gushyira mu mago utagiye gukora ibintu by'ubukwe mariage kuko zirakonsoma ariko ukavuga ati genda kujyana mu murenge tuveyo dukata mu kavumo kanjye urumva kuko nibwo bushobozi ifite umwana akakubwira ati yewe ndi uwo mu bashumba iwacu nta bagenda bonyine ni ku mugaragaro bakavuga ati burabaye amagambo ashize ivuga ahakwangiye wabigenza ute ku ngingo yo kunyangiraho namuporopoza gukora ubuciriritse kuko wenda dufata urugero ndaciriritse umuntu yabaha na super deep man icya mbere ni urukundo umuntu wamukunze kwe ni wo mu bipangu bavuze oya ntabwo ari ukuvuga mu bipangu uyu ni umwana w'i Kigali bavuze super deep ngerekeza ko umuntu wamukunze kugira super deep ndetse ubwo waba utayizi twarazinyweye cyane yego papa umuntu wamukunze kugira kujya mu rugo murabibana na mwembi kuko impamvu wenda bamushyizeho umutima cyane nuko nawe birimo hakabamo koroshya tugafasha abo babyeyi bakunze ibyo badakunze igicuku ariko natwe tugashyigikira urukundo rwacu tukagenda mu buryo buciriritse akajya kwitwa umufasha tugafatikanya none tukazatera imbere yagezemo kandi ibi ngibi mugiye gushora mu bukwe byari kuzavamo kubondora kavamo igishoro ubwo se ntubaze nabi ahari wenda turi kuvuga ku rwego naba ndiho n'ibyo bito bidashoboka naho turasunika kugeza bishobotse kuko ababyeyi nanone tugomba kubumva kuko twese dukenera umugisha wabo ibibazo uramutse ugiye atabishaka nabonye bikenya benshi iyo nzende ntabwo ndi tayari ndazibukiye byiza cyane ku bisubizo uba urimo duha iyi ni Zabu TV twibutsa abantu ko umuterankunga mukuru w'ibiganiro ari The Winner Record Studio babwira ibyo dukora ariko cyane mba nabibabwiye ariko buri barabizi ko turi abanyamuziki barabizi ushobora kuba uri umuhanzi ni korali runaka ufite ubukwe ukeneye amafoto meza uzajya ureba amafoto y'ubukwe bwawe ukajya uriyibutsa nk'aho bibaye ako kanya igisubizo nta kindi ni muri studio The Winner Record
ariko dufite n'undi musaza twemera cyane Maître Bonaventure cyane turamwemerera tumutereye isari kabisa ari mu bavoka baremereye tumirwa hari icyo umugabo mvuze ndamuzi ejo navuze ko nkunda football umugabo nigeze kumva ari indirimbo y'ikipe nkunda kabisa yes ndi umutumirwa ariko muvuze ko numva ndamuzi reka tumubwire ngo nawe niwe wacu ari mu bantu batera inkunga bino biganiro yes n'abandi kandi kwindi nicyo gihe kugira ngo bamamarizemo hano cyane rwose turari ku bwabo ubundi ntago byagakwiye ko tuza mu kiganiro twiyambitse n'amashopu ari muri Butare sibyo nakangutse mukamenya kwamamaza batubwire turabishoboye mubona tudashoboye kuvuga tugende twinjire muri shopu itwandike tuze dukora ikiganiro tubavuge neza mwagiye mumenye ubwenge dore turanaberwa pe murabona amasura yaje turaberwa yes Jerime twagiye umukobwa mwiza ukunda umeze nka Queen nibura aba yujuje ibintu bimeze bite kuvuga atagomba kurangwa n'ibi ngibi ibiyo bibuze mba numva ataba mu mubare w'abantu yewe niyumvamo natubwiye ibijyanye n'urukundo yego isa ahantu tugeze twakunze kuba turi mu bwonko bwa mbere uko kwiyumve umbwire niba kugira ngo tuze kubyumva neza tuze kubyumva neza reka mbare mu pourcentage yego cyitwa ubwonko cyagahurudinze 70%. Urumva ni kenshi mu bijyanye n'amashuri bari pasi bivuze ngo ukunda umuntu ufite ibitekerezo bizima kurusha ibindi byose akitwa umufasha urengera tugera mu rugo akaba yamfasha mu gutera imbere mu iterambere ry'urugo ntihabeho kwitwa umutware ngo umuntu akore wenda ibintu byose ari bizana nk'umufasha afata rya zina rye arishyigikire abe urubavu aho kuba uruhabuzo ako kandi ntabwo urakumvisha ako kandi nawe reka pfe kugira gutya umuntu umuzane ako kandi ntabwo hakenewe urubavu ntabwo hakenewe uruhabuzo uruhabuzo ni akantu bacisha ku nsina bagakokora ukabona amakoma ari kuyinyunyuza yego ugashaka kuyagabanya bakoresha ako gahabuzo kaba gasa nk'akangizi ariko mu byo mvuze uyu mugore umeze nk'uruhabuzo wapura uwo nagakenera agagezwe muri ya pourcentage yanjye rero ngize kuri 70%. Urumva ni kenshi asigaye 3 mushobora kuba mwibaza ngo niki iyo uvuze icyitwa ubwiza hari ababyumva nawe bakabyumva nk'irari ariko ntituzabeshye nabyo turabireba umukobwa mwiza umukobwa w'inzobe uwo ni Jerime mubyibuke mutaza kuryama ufite wenda kugira ngo n'inzo uwo ni Jerime ko numva sha uri mufokasinga sha w'inzobe twakomeje inzobe barahari Queen arimo nawe ariko baramutanze azambuka ahandi wabyumvise rero ubwo nyine ako 15 ubwiza ko kagomba kuba gahari cyane rwose ura hari umuntu bivuga wenda umukobwa mwiza kabasibe mu mukono bafaka afukasinze ku isura ariko barako tubeshyanya turakareba nako agasura nako turakareba mu bakareba rero nanjye ndimo urumva nasura ntago utamumago oya ni gake nanone ubwo abakobwa bafite afite umutwe haganje nanone ushobora kureba ariko agasura nako amugani karakonta nako karakonta bura ntituzabeshye umuntu ashobora kujya ku ruhande akavuga ibyo bintu n'iby'abahehesi n'ibyiki nako karakonta ariko buriya ndimo gutekereza Jerime buriya ibintu byose ubushize ibintu yavuze ndetse n'uyu munsi binavuze ndimo gutekereza ngo hari abakunzi baza TV abakobwa bazanyandikira ati se Queen uriya musore ko twamukunze nubwo afite umukunzi bitewe n'ukuntu afite ibitekerezo nanjye mu bantu bamukunze nshobora kuba ndimo buriya nuko yakatiye wamukunze arakatira ngo baragutanze Jerime abantu bazabimbaza nzababwire gute kubera ko abakobwa muri generation turimo bifuza nyine abasore bameze nkaho cyangwa se bafite mu mutwe hatekereza nkaho hareba kure
ni ukuba yintashyo abazakwandikira yego uzababwire ko mbasuhuza cyane gusa ntibizarenga kandi wafashwe utazambeshyera yego uzaba intashyo zizaba zihagije reka tubigire ibyo ngibyo yego ntabwo twasoza munkorere mu ntoki umushimirire ngewe ndabizi za muhanda nawe wabaye umuhosta mwiza yes ntabwo twatinya kubivuga ko uri umutumirwa mwiza cyane rwose reka tukubwire ngo n'ubutaha ubwo tuzongera kuguhamagara niwe wacu uhawe ikaze kuri no TV cyane yes nabakunze nanjye cyose muzongera kunkenera available uzabamagare ndahari ushobora kuba warudukurikiye muri aka kanya warakoze subscribe cyangwa se utarayikoza iki nicyo gihe babwire ko ari cyo gihe kugira ngo nicyo gihe rwose dahari ku bwanyu turabakunda mukore subscribe like share ndetse na comment tuntu ukunda harya ngo n'udutima twanjye ibiganiro byawe bijye birangwa n'udutima cyane rwose murabizi niko dutuma mba mwiza kurushaho yes turabakunda mugire gutya bye bye yes iyi ni Zab TV.